Nimubohore, ikiganiro Nimubohore cyabateguriye amasengesho y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu azayaca kuri chaîne ya YouTube ISEZERANO TV ndetse n'iy'umugambi w'Imana buri saa 12 hamwe na Prophet Emma. Nyabuneka ntucikwe. Shalom, nongere ngusuhuze. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho yo gukurwaho iminyururu. Ikiganiro cyo ni Nimubohore. Nimubohore ni ikiganiro cyawe kandi uzakuramo inyigisho nyinshi cyane zizabohora ubuzima bwawe. Icyanditswe tukiriho ni Yohana 11:44. Yohana 11:44, Lazaro yarabohowe, Lazaro yarazuwe, ariko Lazaro asohotse mu gituro asanga n'ubundi araboshye. Hari abantu bakwica ariko n'ubundi bakakwica, mbere yuko bakakwica bamara no kukwica bagashinyagurira n'umurambo hahandi utazabasha kwinyagambura. Lazaro rero yarapfuye, ariko mbere yo kumuhamba barabanza baramuhambira. Unyumvire, mbere yo kumuhamba barabanza baramuhambira. Imana y'amahoro itugirire neza. No kuvuga ngo nubwo usenga wakiriye ubuhanuzi warasengewe, Yesu yaravuze ngo ndakubohoye, ariko ikibazo hari abantu bakuboshye, hari abantu baboshye ubuzima bwawe, hari abantu baboshye ubuzima bwawe, hari abantu baboshye business yawe, hari abantu baboshye famiye yawe, hari abantu baboshye urubyaro rwawe, hari abantu barakuboshye. Akenshi iyo Satani ari mu bantu, iyo tuvuga ibi ngibi, umuntu abakubwira ngo nge narakijijwe bana, ngo narakijijwe, ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo narakijijwe, ngo ibyo byo kubohorwa se ngo ni ibiki? Nibyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko umva nkubwire, hari abantu bakuboshye, kandi niyo mpamvu abahanuzi b'Imana duhari kugira ngo tubasengere Imana mubohoke. Iyo umuntu yakuvumye akakuvuma, akuvumisha ururimi no kugira ngo uvumurwe, hari urundi rurimi rukenewe kugira ngo uwo muvumo ukuveho. Uwo muvumo kugira ngo ukuveho hari ururimi rukenewe, sibyo? Bajya kukuroga se, kuroga ni iki se? Kuroga ni imitongero. Buriya buri cyatsi cyose ubona hano hanze ahanga, buri cyatsi cyose cyakwica, igikorwa niki? Ni imitongero bashyiraho, bakayitongera bakabigutuma, akaba ari byo biza ku buzima bwawe. Rero ukeneye nanone undi muntu wasizwe agatongera, na uwo mutongero ukava ku buzima bwawe. Abasirikare bo bagira imvugo nkunda cyane, ivuga ngo dawa ya mwoto ni mwoto, sibyo? Ukeneye kubohorwa rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo igihe kimwe nasomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 3, avuga ngo Petero na Yohana babwira uwari uremaye, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Petero aterura amagambo aravuga ngo haguruka ugende. None nujya gusoma iryo jambo neza, nkundi rugendo urisome iryo jambo, uraza gusanga Petero akivuga ngo wari uremaye haguruka agende, ntabwo yahise haguruka. Hasi haranditse ngo Petero amuhereza ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Imana ishimwe cyane. Amuhereza ukuboko kw'uburyo aramuhagurutsa. Kubera iki? Ukeneye ikiganza. Hari ikiganza ukeneye ikiganza cy'uwasizwe, ukeneye ikiganza cy'umuhanuzi w'Imana, ukeneye ikiganza cy'umutambyi, ukeneye ikiganza cya profete kugira ngo abohore ubuzima bwawe. Yego nibyo, guhanurirwa warahanuriwe, gusengerwa warasengewe, ariko hari ikiganza ukeneye. Ukeneye ikiganza cy'umunyamugisha, ukeneye ikiganza cy'umuhanuzi w'Imana, ngo amuhereze ikiganza aramuhagurutsa. Yesu nawe rero ngo amajije kuzura Lazaro, arangije aramubwira ngo, arabaza ati byagenze bite? Bati nyine twaramuboshye. Bande basanga ni bashikibi, nibe bamuboshye. Mana y'amahoro itugirire neza. Basanga ni bashikibe bamuboshye, basanga ni bashikibe bamuziritse. Abantu bakuziritse se ugira ngo nabakure? Abantu bakuziritse se ugira ngo nabari kure? Ukeneye kubohorwa, ukeneye kuziturwa, sibyo? Ukeneye kuziturwa, ukeneye gukurwaho imigozi, ukeneye gukurwaho iminyururu.
ukeneye gusengerwa. Yesu arangije aravuga ngo ni mu mubohore. Yesu akaza afite nako kugukiza, nako kukubabarira ibyaha. Ariko hari abantu bakuboshye. Ibyaha warabibabariwe, ariko hari abantu bakuboshye. Ibyaha warabibabariwe, ariko hari ibintu iwanyu bagiyemo baraterekera ndetse bagutanga muri nyabingi. Ibyo byakozwe n'abantu. Nanone ukeneye undi muntu kugira ngo agusengere Imana. Hejuru y'abantu haba hari abandi bantu. Hejuru y'abarozi, hejuru y'abakurwanya, hejuru y'abakunaniza hari abantu Imana izanye ibaha ubushobozi. Jambo rirambwira ngo nitwizera tuzakora ibirenze ibyo Yesu yakoze. Rero uyu munsi Yesu arimo aradukoresha. Yesu arimo arakoresha abantu be. Yesu arimo arakora ibikomeye. Uyu munsi rero nkuko babibabwiye ngo mu kiganiro muzajya mugenda musobanukirwa, reka tuganire ku muvumo. Mu minota mikeya reka tuganire ku ijambo ryitwa umuvumo. Iyo tuvuze umuvumo, ubushize hari ikiganiro nigeze nkora kivuga ku muvumo n'ubundi, ariko umuvumo mvuga ku muvumo. Hari umuvumo uvumwa n'abantu, hakaba umuvumo uvumwa n'ababyeyi, hakaba umuvumo ubwawe we ku giti cyawe wivuma. Kuko burya kenshi mu bibazo duhura nabyo ari byo duterwa n'abantu, hakaba n'ibyo duterwa n'abadayimoni, hakaba n'ibyo twizanira twebwe ubwacu. Sibyo? Rero uyu munsi ndashaka tuvuge ku muvumo. Hari umuvumo ukugendaho ariko wowe utazi ngo uyu muvumo uraturuka hehe. Hari umuvumo ugukurikirana ariko wowe utazi ngo uyu muvumo bimeze gute. Ejo nababwiye kuri Adamu akiri mu ngobyi ya Edeni nta muvumo wari umuriho. Atari yakora icyaha nta muvumo wari umuriho. Iteka icyaha kizana n'ibintu bibiri. Kizana umuvumo wo ku bugingo, ubugingo bugahenengera bukagenda. Ariko noneho iki cyaha kikazana n'ikindi kintu cyitwa urupfu. Noneho icyaha noneho kikazana n'umuvumo wo kubifatika. Sibyo? Kuko icyaha kiraza kigafunga amayira yose, ubugingo kigafunga inzira ijya ku bugingo, kigafunga n'inzira iza n'icyubahiro. Kuko iyo ukora icyaha ntabwo umunyabyaha ntabwo agira icyubahiro. Ntabwo agira icyubahiro. Uzasanga umuntu yiyubashye, uzasanga umuntu ari umuyobozi. Duherutse kubibona ejo bundi ahangaha, umuntu ari umuyobozi ayoboye abantu, baramugiriye icyizere, ariko ajya mu kabari arasinda, arangije yumva ko akeneye gusambana, asambanira ku karubanda. Icyo ni icyaha. Rero icyaha ntabwo kigira icyubahiro, kuko hari ibintu bitatu Yesu ijambo ry'Imana ryavuze, avuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Icyaha rero iyo kije ibyo bintu kiraza kikabikupa. Sibyo? Gihera ku bukire kikaza kigakupa, kikazana umuvumo utuma utabasha kwakira. Niba wari uri mu kazi ugatangira guhura n'ibigeragezo, ugatangira guhura n'intambara, ugatangira guhura n'amakuba, kubera iki? Ubwiza bw'Imana bwakuvuyeho. Niba wari umucuruzi utangira kubura abakiriya ndetse wanababona ukagira ibihombo, kuko icyaha kiragenda kikabyutsa karande zo mu miryango y'iwanyu zose. Icyaha kiragenda kikabyutsa inyatsi, kiragenda kikabyutsa ubukene, kiragenda kikabyutsa igisuzu guriro, kikaza kikaba ku buzima bwawe. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ku muvumo uzanwa n'icyaha. Umuvumo uzanwa n'icyaha. Rero uyu munsi none uvuga ngo keretse wenda bamwe baba muri za nyigisho z'ubuntu bavuga ngo Yesu yarangije byose, ariko ndagira ngo nkubwire, yego nibyo Yesu yarabirangije ku musaraba, ariko Pawulo arangije aravuga ngo ese tugumye dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Niba twarakijijwe kubw'ubuntu tugumye dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Ese niba uri umubyeyi ufite umwana wawe iyo akoze ikosa urishima cyangwa urababara? Ni ababyeyi bangahe bari ahangaha abana babo bababaje? Yego turi abana b'Imana, ariko nitubereho guhora tubabaza Imana. Ndashaka kuvuga ku muvumo uzanwa n'icyaha. Sibyo? Umuvumo uzanwa n'icyaha. Uyu munsi iyo usambana ukoresha iki? Ni ibiganza. Ibi biganza byawe birahumanye.
iyo usambana nuko gusambana reka wenda tuzaganira muri iki kiganiro muri Niwibonaho mpuza karande y'ubusambanyi cyangwa umuvumo w'ubusambanyi ni ikintu kinini cyane kuko ubusambanyi ni ikintu kigenda kikafekita umubiri w'inyuma kikafekita n'umubiri w'imbere. Noneho ubu busambanyi kandi hari igihe buba uruhererekane ugasanga uyu munsi kuko wasambanye ugasanga wowe warabohotse ukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi ugasanga rimwe na rimwe nta na karande y'ubusambanyi yari kuriho ariko uwo musambanye we yari yifitiye karande y'ikigugu y'ubusambanyi. Icyo mukora niki mukora sheye ugasanga gusambana ntibyakubagaho ariko ugisambana rimwe akagozi gahise gacika. Buri gihe iyo dayimoni iragukurikirana kugendaho cyangwa se ugasanga wasambanye ugahita bijyana n'umwuka w'inyatsi ugasanga ntuheruka kwakira kuva wasambana kubera iki uwo mwasambanye uwo mwuka umuriho nawe arawugusheyaringa nusambana n'undi nawe uzawumusheyaringa bikagenda bikaba uruhererekane. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari umuvumo uzanwa n'ibyaha. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nasomye ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri arambwira ngo nugira umwete wo kumvira no kwitondera amategeko ngo utegeke uyu munsi imigisha yose izakuzaho. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, hazagira umugisha igitenga uvugiramo, hazagira umugisha urugo rwawe, kororoka kw'inka zawe nuko imikumbi yawe. Ariko usomye ku murongo wa 15 haravuga ngo ariko nutitondera iyi mivumo yose izazi kugereho, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe. Waruzi ko hari umuvumo uvumwa kubera ibyaha, uwo muvumo ukakubaho ukakugendaho kandi uba muri korari kandi uri umupasiteri kandi uri umuhanuzi ariko hari umuvumo ugendana kubera icyaha Imana yakubujije gukora urangije urengaho uragikora. Niyo mpamvu turi mu masengesho y'iminsi 40, amasengesho yo gukurwaho iminyururu, amasengesho yo gusengerwa Imana. Muraza kubona nimero iri kuri screen aho ngaho, genda ufata iyo nimero wandike kuri WhatsApp uvuga ngo nimunshyire muri groupe yo gusengerwa Imana. Buri munsi amasengesho ajya kugeraho, sengane n'umuhanuzi w'Imana. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye ikiganza cy'uwasizwe, ukeneye akanwa k'umutambyi, ukeneye kubohorwa. Ibyakugiyeho wabikoze nkawe nk'umuntu no kugira ngo bikuveho akeneye undi muntu kugira ngo agusengere Imana, undi muntu ukijijwe, undi muntu ubana n'Imana ugendana n'Imana agusengera Imana agukureho iyo mivumo mu izina rya Yesu. Yesu ni muzima, Yesu arashoboye, nta kintu kimunanira. Uyu muvumo rero uragenda ugakurikirana, uyu muvumo uragenda ukaba ku buzima bw'abantu. Ikindi muri iki kiganiro ndakubabwira ngo turi abana b'Imana, ukwiriye kumenya ihame ry'uko uri umwana w'Imana. Numenye ihame ry'uko uri umwana w'Imana uzamenya yuko utari umuntu usanzwe ahubwo uri igikomangoma. Numara kumenya ko uri igikomangoma uzamenye amahame y'uko ibikomangoma byitwara. Ntabwo uzapfa kugenda nk'umuntu usanzwe uwo ari we wese. Ni nayo mpamvu ijambo rivuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho, ni umunsi wa kabiri turimo dusenga Imana, ni umunsi wa kabiri muri Niwibonaho. Bohorwa mu izina rya Yesu. Ukeneye kubohorwa, hari ibintu byinshi ukeneye kubohokaho. Rero hari abantu bafite iyi mivumo yaturutse ku byaha, ugasanga rimwe na rimwe uracuruza ntibigenda, uraryama ntusinzira, uhora umutima uguhagazemo. Hari umuntu ukubwira ngo mporana ubwoba, ndasenga ariko mporana ubwoba. Icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko hari ikintu kitagenda mu isi y'umwuka. Uraryama ariko ukabura ibitotsi kandi wariye neza uryamye no mu mashuka meza. Hari ikintu kitagenda neza mu isi y'umwuka. Barakurambagiza ariko nta n'umwe ufata icyemezo. Akenshi buri musore wese mukundanye, wa mukobwa w'unkurikiye, buri musore wese mukundanye agusaba ko muryamana kandi uwo mumaze kuryamana ntabwo yongera kugaruka.
hari abantu bankurikiye bagira abagabo b'ijoro cyangwa abagore b'ijoro, ugasanga waba ugiye kuryama ugasanga uwo mugabo araje, ugasanga uwo mugore araje, ugasanga uraye usambana ijoro ryose. Hari abantu baryama nijoro bakabona barimo barya inyama, sibyo? Bakabona barimo barya inyama, rimwe na rimwe bakabona barya inyama z'abapfuye. Ukeneye kubohorwa. Ngiye gusoza, ndashaka umubare munini w'abantu bajya muri komenti mwandikemo, hari inzozi ushaka gusobanuza, hari ibyo ushaka ko twazaheraho. Ndashaka muri iki kiganiro tujye tuganira, kuko iki kiganiro ni icyanjye namwe, twese tukirimo iki kiganiro, ni nge namwe dushaka ko tuganira. Ese birakwiriye yuko hari ibintu bikwiriye kukuvaho, hari ibintu udasobanukiwe ukwiriye gusobanuza. Ni nayo mpamvu ugomba gufata iyo nimero ukandika kuri WhatsApp kugira ngo usobanuze ibintu ubona ko bidasobanutse, kugira ngo usobanuze ibintu ubona ko bitameze neza. Fata iyo nimero wandike kuri WhatsApp usobanuze mu izina rya Yesu, kandi mu gusobanuza uzabona umugisha, mu gusobanuza uzabona ubutsinzi. Reka nkubwire, hari ibintu udakwiye kwemera. Amagambo avuga ngo akaje karemerwa, amagambo avuga ngo genda upfute, ngo genda ngo uryame utegereze igihe kanseri izakwicira, oya, ibyo ntabwo bikwiye kwemerwa mu izina rya Yesu. Umva nkubwire, Yesu yaradupfiriye kandi Yesu yazanye ubuzima. Yesu yaravuze ngo aduhaye ubutware bwo gutegeka inzoka na za sikorupiyo. Hari abantu bamaze kwiyakira. Umukobwa umwe yaraje arambwira ati, Prophet nsengera Imana, birakomeye ku buzima bwanjye, biragoye. Ati kuko mu muryango w'iwacu byaranze. Ndamubwira ko yarafite igifuzo yo kugira ngo abone umugabo. Yaramaze gupfusha ubukwe inshuro zigera muri 6, ubukwe bupfa, bamurambagiza byanga. Bumwe bwapfiriye ku murenge, abandi bwapfiriye mbega ahantu ubukwe bwagiye bupfa. Ndangije ndamubwira nti umuri Imana izagukorera mariage. Ati oya Prophet, mu muryango w'iwacu ntabwo tujya dukoresha mariage. Hari abantu bazi ko mu muryango batajya bakoresha mariage, barabyakiriye. Nawe yumva yuko ari uko bikwiriye kumera. Ariko ndagira ngo uvuge ngo ndi umutsinzi muri Kristo Yesu, ndi umunyamugisha, nzagera kure, nzakomera, nzaba umuntu udasanzwe, nzaba umunyembaraga. Ibyo iwacu batashoboye ngewe nzabishobora, aho batageze nge nzahagera. Naramusengeye ndamubwira ntuyu mwaka ni umwaka washize, nabimubwiraga umwaka washize 2022, ariko ndashima Imana ko Imana yamukoreye mariage. Ubu yakoze mariage ndetse aritegura no kubyara umwana. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ni muzima, nta kintu kimunanira. Kadusenge. Rero niba ushaka ko dusengana muri aya masengesho, fata izo nimero ziri kuri screen, wandike kuri WhatsApp, uvuge ngo ndashaka munshyire muri groupe yo gusengerwa Imana. Kandi abantu muze ku rusengero, muze ku rusengero, ni hano Kimironko mu materaniro ya buri wa kabiri. Muri aya masengesho tugusengera Imana. Ni byiza kuza. Abantu batuye mu mujyi wa Kigali, kuki uri umunebwe uvuga ngo Prophet nsengera kuri telefone? Tera intambwe. Hana shaka umwana yateye intambwe agishiro ku musozi w'amasengesho. Ngwino rero uze dusengana Imana, ngwino tugusengere, turambura ikiganza ku buzima bwawe, ndetse tunaganire vizavi. Hari n'abantu baba bakeneye deliverance atari yo gusengerwa, yo kuganira gusa, sibyo? Yo kuganira gusa, counseling, kandi bigakemuka. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, labini foshando wiribirifai lelebo taimekotaya ninito prevoninia. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza, nizigaragare ku buzima bw'umuntu wese warunkurikiye. Niyakire ubutsinzi, niyakire ubuzima, niyakire kubohoka, niyakire gutera imbere mu izina rya Yesu. Ndasengera umuntu wese urwaye. Hari abarwaye kanseri, abarwaye diabete, abarwaye amaguru, hari abarwaye umugongo, hari abarwaye umutwe. Ndabasengera mbirukanaho imbaraga z'abasimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Iminyururu ibaboshe nicike, ingoyi zibaboshe nizicike, igisuzuguriro kibariho kibaveho mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo nabambare. Hayizoni mashando wiribirifa. Reka bakire ubutsinzi, reka bakire ubwiza bw'Imana, reka bakire kubohoka no guhembuka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze.
murakoze. Amen. Imana ibaha umugisha. Ikiganiro ni mu mubohore nakagaruka. Imana y'amahoro ibagirire neza. Amasengesho yarakomeje. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Shalom shalom. Ni mu mubohore. Ikiganiro ni mu mubohore cyabateguriye amasengesho y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu azayaca kuri chaîne ya YouTube ISEZERANO TV ndetse n'iy'umugambi w'Imana buri saa 12 hamwe na Prophet Emma. Nyabuneka ntucikwe.